icyambere yarambekeye ngo natutse ngo witwa Scovia Mutesi ngo umuyobozi wa RMC ngo gutya arambekeye ngo naramututse. Mu kiganiro nakoze Scovia nta nahantu namwe nigeze mutuka. Ubwo Scovia ndamwubaha no umubyeyi uri kumva. Icyo navuze gusa kandi nibukije abantu baje no kongera kukigaragaza no kunarenza uko nakivuze. Navuze katize kandi koko mu makosa agenda akora umunsi ku wundi Scovia nk'ejo bundi warabonye avuga kuri biriya byabara abahungu bafunze ba Rugajurigani n'abandi byongeye kugaragara ko harimo kutiga ariko akunda itangazamakuru. Chita arambeshyira mu rwego rwo guharanira inyungu ze, arambeshyira ngo navuze ko navuga natutse Scovia sinigeze mutuka kandi tumaze guhurisha nejo muri twarahuye muri Dallas. Ntabwo yigeze bakubwira ngo naramututse no kuko sinigeze mutuka. Namwibukije gusa katize. Ibyo ntabwo biragira icyaha, ibyo ntabwo biraba igitutsi. Ibyo ngibyo bigize harabika gufata umuyobozi ukavuga ko atizi. Nabimuvuze atarabona umuyobozi genda gake. Ndakubwiye. Ozo aroncinjije. Yumva? Ariko akimara no kuba umuyobozi giye wabonye ko nese nigende. Arongera nambeshyira Chita aravuga ngo ngewe ngo ntago ntinya. No. Yaravuze ngo ndatinya cyane. Urumva? Ndi umunyabwoba. Ndagaruka ndavuga ni ubwoba wanshinjije ni bukeya. Ngira ubwoba bwinshi cyane kubera ikirere. Ntabwo nagenda hariya ngo njye kuvamiya cyangwa se kubangamira ituze rya rubanda. Urumva? Cyangwa se ngo mvamiye abaturage. Urumva? Kandi ubutabera mbizi neza ko kaboko k'ubutabera ntaho katagera. Nareke gushaka kuza kunyumvisha ko ndi igisimba ndi igikoko nshobora kubaho ntagira ubwoba. Ubwoba ndabwe iyo bigeze ku baturage b'u Rwanda shabo umusaza His Excellency buriya iyo ushaka kubana nawe amahoro abaturage bibi baveho kora ibindi bintu ukora usare iwawe mu rugo wisararanga uri wenyine ariko nuvamiye undi muntu urababara cyane. Siko bimeze? Chita iriya ni mekanizme yashatse gukoresha yo gushaka kumvikanisha ko nshobora kuza hano nkavuga ngo ngewe ntabwo bagira ubwoba bikomeye cyane. Ikindi yambeshiye sibyo? Uyu Chita yaragiye arambeshyira ngo narimo ndakoraga ibiganiro ngo ndimo ndarya ngo muri bari sinzi ibintu yambwira yavuze ngo ndimo ari ingurube nari ndimo ndarya. Ndamubwira no ikabarebye nabi kubera ko ushobora kuba urwaye. Ntabwo nigeze nkukora ikiganiro n'umunsi wa rimwe ndimo ndarya ingurube ahubwo nabaganirira gafi na kakacumbari kugira ngo ikiganiro kigende neza. Kumva so ikindi kintu arabeshya aravuga ngo natatse ngo n'umuryango we ngo n'ibiki byose. Ndavuga nti iyo bigeze aho nanjye mparanira uburenganzira bwanjye sindeba ngo ufite umuryango ufite abana wabyaye ku gasozi hari indwara urwaye y'igikatu ndagusyonyora kugira ngo nanjye ndengere uburenganzira bwanjye. Uri kumva? Yagiye ankorera ibintu byinshi nkatuza nkaceceka. So rero nza gukora analyse ntoya nza gusanga iki n'ikibone gishobora gutuma aba bantu bitwa ko bafite ngamakarita ya RMC bagerageza gushaka kubyimba ni kera. Siko bimeze? Ndaguhereza ingero zifatika turahera kuwitwa Nkundineza Jean Paul
dufate uwo munyamakuru wundi ngo ni Chita yavuze ko ari umunyamakuru uri professional cyane nawe mushyireho n'abandi nkawe kubera ko bafite iyo karita ya RMC urukumva bumva ko nyine ngo bamaze gukomera cyane bakumva ko ngo badashobora kuvugwaho ngo bagira ngo abantu ngo bahite babakurikirana bakumva ko bagiye kujya bahonyora abandi ndetse bakanigira inararibonye ariko bakirengagiza ko twebwe ntabwo turi abanyamakuru kandi ikindi ntabwo ndaza ngo mvuge ngo inkuru y'Ucita yakoze cyangwa se wenda undi munyamakuru wari wese yakoze ngo ntabwo ariyo oya kuko sindi umunyamakuru twebwe turi ababloga twibera hano ku mihanda tuvuga ibyo ku mihanda ukipita tunapitana na wewe umuntu bita Chita ikindi kintu kimushuka kubera ko wenda ashobora kugirirwa nka faveri agakoresha nk'umuyobozi runaka aka interview n'ibiki byose Chita yamaze kumva akomeye ibyo byatumye yumva akomeye rwose kubera ko wenda nkatwe twebwe baba batuziho ububobo bwinshi hari n'igihe umuyobozi adashobora kuba yaguhereza iyo interview uri kumva cyangwa se akavuga ati nshobora kuyihereza nk'agasuku akaza kuza kumbaza ikibazo kiri stupid because we crazy man iri crazy so twebwe hari ukuntu bagiramo ubwoba ashobora kumbaza ikibazo kiri crazy mu bantu n'ibiki byose ndabyumva ndi umuntu wagiye ku ishuri ndabyandastandinga uri kunyumva ariko nanjye siko navutse gusa nsanga nyine ndaho ngaho ku isi iki byose nza kwisanga nyine narabaye crazy noneho Chita yazi neza ko Kasuku wenda atabona nk'ubwo bubasha cyangwa se wenda atagirirwa ayo mahirwe yo kuba yakoreshwa icyo wenda yakoresha nk'umuntu ikiganiro umuntu uri uhambaye ashaka kubifatamo nk'aho wenda ari ibintu akurusha ugomba ayumva ko ari ibintu akurusha so icyo gihe rero iyo mbonye ushatse gukoresha iyo turufu mpita nguhana kandi nkaguhana nihanukiriye kuko mu kuguhana ndasyonyora ndaribata ndashwanyaguza ndarumagura ndanahonyora ibyo bintu bitanu nibyo ngukorera